gikombe wankuye ndahatekereza bikampa imbaraga zinyinjiza imbere kandi ibyo wambwiye ndimo ndabona igicu kirimo gitutumba nk'igitanga imvura ndakomeza abagenzi bafite amakuru kw'iryo wavuze ritajya rihera. Ntabwo indirimbo ya mbere ntabwo abantu bayizi gusa nkuko nagiye mvuga ko navukiye amezi 12 nkavuka mfite ubumuga bwo kutavuga cyangwa se ndikiraga imyandi magambo. Indirimbo ya mbere rero ntabwo abantu bayizi gusa yaravuga ngo ineza yawe kuri jye mwami ntabwo izigera irangira. Ntabwo nigeze rero nyishyira hanze. Ni indirimbo nashyiragamo amateka yanjye y'ubwo burwayi navukanye ngira ngo abantu banzi niga mu wa mbere segonderi ntaramenya kuvuga ibintu byose bakurikiranye ikiganiro niba badukurikiye kuri televiziyo bashobora guhita banyibuka izina banyitaga kubera hari ibintu bimwe ntavugaga ntari buvugira aha. Ariko kugeza mu wa mbere segonderi hari ibintu ntavugaga neza ariko nyuma nza kuvuga. Ari indirimbo ya mbere yari ishingiye kubwo buhamya kuko numvaga ari ntago nanjye nahamya neza niba ariyo ya mbere ariko iri nko muri 2 cyangwa 3 za mbere kuko ngewe ubundi ngira indirimbo zanditse cyangwa se nanditse zimaze kurenga 80 na rero urumva kumenya ya mbere bisa nkaho bigoye. Twongeye kubaye kaze kuri Life of Gospel nkuko mwabibonye twasuye Aloys Habi muri practice muri repetition bitoye n'ikimi wo bivugamo bitoye n'ururimi bivugamo aho twajyanye ibihe byiza n'abaririmbyi beza baririmba neza nkuko mwabibonye rero mu majwi meza mu ndirimbo nziza byinshi mutigeze mumenya ku muhanzi wanyu mukunda cyane nyuma yo kuva mu Bushinwa yagarutse aduteguriye byinshi aduteguriye ubukwe mbese anatweretse na fiancé wiwe nimucikwe mukomeze mugumane natwe. Inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye uko ugenda ukora genda mbivivura ariko icyo nabonye ujya ubasha kubeshya kuko aho ugejeje ubereye amashimwe. Iyi ndirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma ntabwo zaceceka kandi ugikora. Nitwa Aloys Habi ntekereza ko ibyo bihagije. Ndi umusore ndi umukozi w'Imana nkaba n'umwana kwa data ndi umuririmbyi ndi umuhanzi ndirimba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Tuguhaye ikaze umaze igihe kingana gute uri muri uyu muziki wa gospel? Umuziki wa gospel ni igihe ntago navuga ngo specifically ni igihe kingana gutya kubera ko n'urukundo rwaje mbere yuko ngenda umenya ndwisangamo. Abi imbitsi nyandiko uyu munsi wa none usobanura gute indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana? Ese kubera iki dukwiye kuramya Imana cyane mu ndirimbo? Ntekereza ko reka wenda mbivuge mu buryo bubiri. Icya mbere kuramya Imana ni uburyo bwo kuyiha ikuzo, ni uburyo bwo kuzamura icyubahiro cy'Imana, ni uburyo bwo kuyigusha neza. Rero kuramya Imana birakwiye cyane ko n'ijambo ryayo rivuga ko ari Imana yaturemeye. Twaremewe guhimbaza Imana, twaremewe kuyiramya kubera nitwe yashyizeho kugira ngo duhore tuyiramya duhore. Kandi ntekereza ko umuziki wo no umwihariko kubera ko no mu ijuru ku bantu bemera ko tuzajyayo umuziki tuzakomeza turirimbe. Rero ni byiza cyane guhitamo ikintu kitazarangirana no kwisa ahubwo kizanakomeza. Hanyuma warumbajije gukizwa, warumbajije iki? Kuki dukwiye gukorera Imana cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza? No kuvuga ngo hari uburyo bwinshi bwo gukoreramo Imana. Jewe nahisemo ubwo kunyuza mu ndirimbo. Ni impano, ntabwo navuga ngo namahitamo, ni impano nasanze rero ari byo
ugewe nisanzemo, ntabwo ari byo nahisemo, nabyisanzemo nsanga mbirimo. Rero buri wese afite ikintu yumva akunda. Hari umuntu yumva akunda no kubwiriza, ntabwo ari ukuririmba gusa, ahubwo mu gukorera Imana harimo inzira nyinshi umuntu wese anyuramo kandi Imana ikagubwa neza. Iyo uhanze indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana, ushaka kuzana izihe mpinduka muri sosiyete nkawe umuririmbyi umusizi, nicyo ushaka ko abantu bagaininga bakira sosiyete nyarwanda? Ntekereza ko iyo indirimbo ikujemo, buri umuhanzi wese umubajije aba afite indirimbo nyinshi cyane, hari n'izo atigeze ashyira hanze. Impamvu nta yindi bitera, hari igihe wandika indirimbo ugasanga ntabwo ari indirimbo ushobora gushyira hanze bitewe n'uburyo wasanze wigenzeho cyane. Ariko iyo wemeye ko indirimbo ijya hanze, uba wumvise ko ubutumwa burimo ari ubutumwa buzagirira akamaro cyane. Nkatwe turirimba gospel, iyo umuntu umwe akubwiye ngo nafashijwe, hakagira ukubwira ngo nahindutse, ntekereza ko uwo ni umusaruro, wumva ko igikorwa wakoze kiri ku rwego rwiza kandi ugashimira Imana ko ariyo igenda ibyikorera. Abi ni muntu ki? Nta bigwi n'ibirindiro byinshi mfite, gusa nibyo nahereyeho nivuga. Ndi umusore, ndi umukozi w'Imana, nkaba umwana wayo. Impamvu nsobanuriye ayo magambo ni uko kuba umwana w'Imana n'ubusanzwe umwana arakora kwa se, kandi iyo uri mu icyo gikorwa uba witwa umukozi ku bantu bize neza urwo rurimi. Ubwo rero ndi umukozi w'Imana kandi nkaba n'umwana wayo, nsengera mu itorero rya ADEPR. Ntekereza ko nta bintu byinshi, nta bigwi ndumva, ubundi ndi umuhanzi. Na Aloys Habimana, ubu ni aka Habi Abi? Nitwa Habi. Ego. Mbitse inyandiko. Papa yitwa Habineza. Ubwo urumva ushobora kumva aho byavuye. Uyu munsi wa none umaze gushyira hanze ibihangano bingana gute Habi? Umaze gushyira hanze indirimbo zigera kuri 5 niba atari 6, ariko no muri studio hari izindi zigera nazo muri 6 ngiye gutangira nshyira hanze, kubera ko hari igihe cyari gishize ntakora nje, rero mitanzikorera rimwe. Nkora nyinshi, ngiye gutangira ngenda shyira indirimbo hanze mu bihe bito biri imbere, kandi ngira ngo aho mudusanze nuko abantu batubona ko twatangiye uburyo nise gloralizing, uburyo bwo kuramya no guhimbaza Imana, ariko tugamije kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizamuke. Ibyo impamvu uyu mwanya nawise gloralizing nuko iya mbere nuko nyine ari ukuzamura icyubahiro cy'Imana, tutagamije gukuza amazina yacu gusa, ahubwo ari ukugira ngo icyubahiro cy'Imana kizamuke kigera ahantu hose, Imana yamamare. Reka duse nk'asuye inyuma ho gatoya, dusubire ku ndirimbo yawe ya mbere. Byaturutse hehe? Indirimbo ni iyihe? Indirimbo yanjye ya mbere yawe ya mbere, ntabwo indirimbo ya mbere ntabwo abantu bayizi, gusa nkuko nagiye mvuga ko navukiye amezi 12, nkavuka mfite ubumuga bwo kutavuga cyangwa se ndikiragi mu yandi magambo. Indirimbo ya mbere rero ntabwo abantu bayizi, gusa yaravuga ngo ineza yawe kuri jye mwami ntabwo izigera irangira. Ntabwo nigeze rero nyishyira hanze. Ni indirimbo nashyiragamo amateka yanjye y'ubwo burwayi navukanye, ngira ngo abantu banzi niga mu wa mbere segonderi, ntaramenya kuvuga ibintu byose, bakurikiranye ikiganiro niba badukurikiye kuri televiziyo bashobora guhita banyibuka izina banyitaga, kubera hari ibintu bimwe ntavugaga ntari buvugira aha. Ariko kugeza mu wa mbere segonderi hari ibintu ntavugaga neza, ariko nyuma nza kuvuga. Ari indirimbo ya mbere yari ishingiye kubwo buhamya, kuko numvaga ari, ntago nanjye nahamya neza niba ariyo ya mbere, ariko iri nko muri 2 cyangwa 3 za mbere, kuko ngewe ubundi ngira indirimbo zanditse cyangwa se nanditse zimaze kurenga 80 na. Rero urumva kumenya iya mbere bisa nkaho bigoye. Reka twongeye duse nk'asuye inyuma ho gatoya, tujye kuri Mbitse inyandiko. Igitekerezo cyavuye hehe kugira ngo ukore indirimbo? Mudakwita indirimbo y'agahinda n'amaganya, kuko ugiye kureba twagiye mu myandikire, ugiye kureba kuri indirimbo yanditse video nubwo ari iya kera, ntaho nta tandukano ririmo hagati n'indirimbo za Murava za mbere. Igitekerezo cyaje gute? Ntekereza yuko ntabwo navuga ngo cyaje gute, ni ukwibuka. Ni ibihe, hari igihe amagambo y'iri umuhanzi agusanga mu bihe ahuye n'ibihe.
sinzi niba ndi busobanure gutya abantu bakabyumva, ariko iyo mvuze ngo hari igihe amagambo aza agusanga mu bihe bihuye n'ibihe, hari igihe uba uri mu mwanya mwiza w'ibihe ku bantu basenga byo kwegerana n'Imana, noneho amagambo akaza akagusanga no mu bihe bisanzwe n'ibihe abantu basanzwe batuyemo mu buzima busanzwe. Ni indirimbo rero ndabyibuka ko nayanditse ndi kugenda mu muhanda, ngewe indirimbo zanjye ndazirota cyangwa se zikaza ngenda mu muhanda, buriya singira indirimbo yanditse nkazifata mu mutwe. Rero yaje n'ubundi ndi kugenda mu muhanda ndabyibuka ndaririmba biraza, ariko nari ndi gutekereza kumwe umuntu abavuga ati ariko ubuzima bwanjye aho intera navuyemo iyo ngezeho ibintu byose Imana yambwiye nkumva hari intera nini Imana yankuyeho kandi hari na byinshi cyane yambwiye. Hanyuma rero numva ko hari inyandiko nyinshi mbitse, izo nyandiko iyo nshaka kuzivuga mba mvuga nyine bya bintu Imana yavuze yakubwiye. Hari ni byinshi rero, hari ibyishobora kunyuza mu nzozi, abantu bazi ko wenda ari ukubura ahantu abantu bakaguhanurira, ariko si byo gusa navugaga, cyane ko hari n'umuntu ushobora kuguhanurira amarangamutima ye, ibyo nabyo bishobora kubaho. Ariko jyewe navugaga ko ahantu hose wavuganiye n'Imana, haba yaragusanze uryamye, Imana yavuganye na Yosefu mu nzozi kandi birasohora. Ushobora gusoma muri Bibiliya Imana ikakubwira rwose, ni uburyo bwinshi Imana ishobora kukubwira. Rero izo nyandiko zose nizo numvaga mbitse, hanyuma numva hari amagambo avuga ngo niyo byatinda dushonje duhishiwe. Impamvu numvaga ko guhera byo bidashoboka kubera nabireberaga ku mbaraga z'ibyo yakoze ndetse n'ibindi izakora, nkumva ko bizaba. Wasa nk'uturira imbere ho gato ako kantu ka nidushonje duhishiwe kugira ngo urusheho kumvikana neza. Mu gikombe wankuye ndahatekereza, bikampa imbaraga zinyinjiza imbere, kandi ibyo wambwiye ndimo ndabona igicu kirimo gitutumba nk'igitanga imvura. Ndakomeza abagenzi bafite amakuru kw'iryo wavuze ritajya rihera, kandi naho ryatinda nawe izana kurinda. Ntacyo tukibaye dushonje duhishiwe. Twasubiye muri mbitsi inyandiko, mbitsi inyandiko nyinshi, ariko hano ndi kumwe n'abaririmbyi barafashe. Yego nta kibazo biremeye. Tuzamukire rimwe. 1 2 3. Mbitsi inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora genda mbivivura, ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya, kuko aho ugejeje ubereye amashimwe. Iyi ndirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma, ntabwo nzaceceka kandi ugikora. Wow, thank you very much. Wagendeye kuki ujya gutoranya abaririmbyi bawe? Icya mbere ni uko bari mu murongo w'ibyo ndimo. Icyo nicyo cya mbere. Umurongo w'ibyo ndimo ntibisobanuye abadeperi, ni abakristo. Inzira ni imwe, uko yagiye natwe niko tuzagenda. Twagiye muri kaga session funny thing, turaza gusa nk'abazenguruka, ntabwo turi bwibande ku muhanzi gusa no ku babeka bawe urageraho. Ugiye kutubwira ni igiki kiri funny cyakubayeho mu myaka yashize utajya wibagirwa? Iki kiri funny ntukibagirwa, ndakikubwanjye ugeze gukemura kuri televiziyo. Kinyibutse. Wakinyibukije koko. Ndashaka kumva ikindi gishyashya. Ikindi gishyashya utajya wibagirwa cyakubayeho cyangwa se waba warakoze cyangwa waragizemo. Umuntu rero urumva nk'ubwo narakikubwiye ariko ndakibagiwe. Ni ukuvuga ngo hari ubu kandi nshobora kugera hanze nkakibuka, cyangwa se nk'ubu nkaba ndi kumva ikindi, gusa icyo ndi kumva ubu ntabwo nakivuga.
cyo kirasekeje cyane ariko kitubwiye natwe turashaka nyibutse icyo navuze iki ntabwo nkibuka nawe nyibutse rwose nyibutse mu gihe uraba uri kugitekerezaho harya numvise bamuhamagana Fatuma mama inde afisa ubwo ni uwo umubeka wagiye kutubwira uri umukristo usengera hehe afisa asengera muri ADPR uri mbara muri kuraye I guess ugiye kutubwira ikintu kiri funny cyaba cyarakubayeho muri uru rugendo rwawe ikintu kiri funny utajya wibagirwa either uri umwana cyangwa urugendo rwawe rw'ivugabutumwa utajya wibagirwa. Murakoze aho hose birahari ndabifite ari ndi umwana aho maze gukura ndi ku ishuri n'ejo bundi nk'uko bivuze ndi muri korali duhitiremo kimwe ibintu nk'ibyo okay kamvuge ikeneye ndi ku ishuri nta kibazo okay ntabwo kiri funny cyane ariko nyine uko biri yari nimugoroba mvuye muri class yari 10:17 ndabyibuka bari batubwiye nari doyenne bari batubwiye ngo tuzamuke tujye nyine njyana abantu muri dortoir njyana abanyeshuri muri dortoir ngene mfungure bajye koga baze kugaruka muri etude noneho animatrice mu rufunguzo ngene mfungure rero ngewe ubwo byari hari umunsi wari kwa gatanu umunsi wari wabanjirije ari kwa kane naye nagiye muri dortoir numva abakobwa nyine bari kwitotomba bavuga ngo ntabwo turigera turenga nyine kuko twe twagiraga dortoir iri hanze y'ikigo apana mu kigo baravuga ati ntabwo bararenga nyine igipangu cy'ikigo nyine ngo bamanuke bajye hepfo noneho ndavuga ati subundi wakora kano kantu animatrice nyina amaye rufunguzo ambwiye ngo ninjye bafungurire ndavuga se uwagenda nkabamanura nkabagenda pfiriya bakajya kwirebera epfiriya hari icyo bitwaye ubwo rero ngiye mbifata nk'ari fani kuko icyo gihe nababwiye ati narabategereje benshi baraza bafite utubido amado bategereje ko mfungura igipangu ngo binjire nababwiye ati mureke mbere kantu mbajyana basohora nka nyiri kigo ndabasohora turamanuka turengaye noneho tumanuka twirukanka abayobozi barasohoka barareba bumva imirindi nyine y'abantu benshi bari base habaye iki basohotse umwe aravuga ati ngo duhayina natubwiye ngo tumanuke pfiriya twereke ngo tujyane rero abayobozi nzamutse barambwira se wasaze niki byakubayeho nyine ako kantu njya nkibuka ntabwo nzi ukuntu byaje pe sinzi ibitekerezo ukuntu byagenze ariko rwose nabo baranyemereye banjye inyuma turirukanka tugera hepfo ahantu hari ibitaro turongera turazamuka twiruka gusa barishimye gusa ako kantu sinjya nkibagirwa ni kimwe mu bintu biri fani byambayeho niga ku ishuri niga muri internat ni kimwe mu bintu byambayeho biri fani pe ntekereza murakoze nari hindutse reka dusubire kuri Rabiabi ndiza bamaze ku kibugo ngo ntekereza ko biba ari byinshi rega ariko reka nkubwire ihubwo ikindi nibutse umuntu wese wageze i Kigali bwa mbere hari uko byagenda kose hari ikintu cyaba cyarabubayeho nicyo nakubwiye kusetse ngeri i Kigali bwa mbere urabona Kigali sitawo kugira ngo umenye aho nta hantu kuba narabaga mbanza kugera kuri Kigali sitawa kugira ngo manuke mu Kivungere Kacyiru igihe kimwe rero naje kuvugana ariko nzahora nyoborwa na Kigali sitawa ndayihorera nyitera umugongo ahantu nisanze n'ubusinjya mpibuka kuko kuhava ngera Kacyiru nakoresheje nk'amasaha ariko nshobora kuba byibuze naragiye nkaza kurya nyuma hari simpibuka gusa naravuze nti umunsi sindi bureye kuri Kigali sitawa ngeraho ntakiyibona rero kugira ngo nzayibone byabaye intambara nakoresheje igihe kinini ngaruka kandi nabwo kuri Kigali sitawa ndazenguruka nza gufata umumotari icyo gihe umumotari w'igihumbi yabaga gukuye ahantu hanini cyane angeza kuri Kigali sitawa noneho ahantu natahaga sinagize n'uburyo bwo kumubwira ngo anjyane Kacyiru numvaga nangeza kuri Kigali sitawa ibindi byose ndi bubyirangirize amvanaho narindi n'ubusimpibuka angeza kuri Kigali sitawa hanyuma ngenda n'amaguru njya Kacyiru
arakoze cyane Abi ninde wagukorera indirimbo Mbitse Inyandiko inde wayikoze ni producer ni Martin Mugisha wa audio video mwita Fefe arya brandi bimaze nk'igihe kingana gute myaka 3 niba nibuka neza cyangwa 4 ntabwo irarenga aho ngaho kuki wahisemo gukora umuziki wawe wenyine ntushaka undi muntu mufatanye ntabwo ari amahitamo ntabwo ari amahitamo kuko ngewe buriya ni na gake cyane nabaye mu makorari ntabwo kuririmba ari ibintu nahisemo byo ni ibintu byamisemo kubera ko wabibonye aho twari turi kuririmba ukuntu bambwiraga ngo nimbyine ntabwo ndi umuntu wirekura cyane cyane keretse iyo ndi mu bindi bihe cyakoze mba numva muri ngewe mu bintu by'umuziki nakoresha umutwe cyane kurusha kubikora ubwo pano umutwe ariko kuwuzunguza ibindi mu mutima byose kubisohora ariko ntekereza ko impamvu byampisemo nyine ni impano y'Imana ni impano y'Imana ubu mfite igisigo kijya hanze mu minsi ya vuba kandi n'indirimbo nakubwiye ko ari nyinshi zihari rero ntabwo ari amahitamo yanjye kuririmba ahubwo ni amahitamo yo kuririmba ni izihe mvune zitavugwa abahanzi bahura nazo umuziki wose ntago navuga ngo zitavugwa hari aho zishobora kutavugwa hari naho zishobora kuvugwa akenshi iyo uririmba hari ibintu byinshi bishobora kukuvuna no kukubangamira ariko ukabyihorera ukabirenza amaso ukabishyira kure kugira ngo wenda uramire uwo murimo w'Imana ukurimo muri rusange rero imvune mu muziki nyine harimo abahanzi baravunika cyane ariko izitavugwa zo ni ku giti cy'umuntu ntabwo ari muri rusange kubera ko ibiba ku muntu ntabwo ari byo biba ku mu Rwanda gukorana indirimbo nka korabo biratangaje kubera ko jewe mbere yuko je nkunda gufana indirimbo cyane kurusha ba nyirazo nkunda kumva indirimbo zanditse neza cyane umuntu nari bukubwire already twarakoranye n'undi turi gukorana rikumva so ubwo rero ntekereza ko ubwo usigaye n'imbonyi ubwo niwe twakorana haracyari n'abari Gahongayire nabo twakorana mu Rwanda tugira abantu bafite umuziki mu mutima bafite umuziki mu bitekerezo bafite umuziki ku rurimi beza kandi Imana yahamagaye reka nse nkumena amabanga ejo ndabi twajyanye ikiganiro arambwira ati ngiye mfite YouTube impa amafaranga menshi pe ati kandi ntakore abi ko amafaranga hari hararuti ngo tubone ku gatoki kawe hari hakantu suko nombekeye koko akantu bwoko ki ku gatoki ku kuboko hari isaha oya ntabwo ndi kuvuga ku kuboko ndi kuvuga ku rutoki tubone hariho ikimenyetso kiki ikimenyetso kiki babyita na mapingura ni amapingu y'amapenzi harabura iki dutegereze ryari bon ntekereza ko iyo umuntu wese ungana nanjye cyangwa se si ngombwa ngabangana nanjye gusa ariko umuntu wese w'umusore umuntu wese wumva ko nyine azashaka umugore nubwo utabirasheho ariko reka mbivugeho abantu dusenga twizera igihe cy'Imana ariko bitatuma natwe hari icyo dukora si byo se ubwo rero nakubwira ko igihe cyanjye cyarageze icy'Imana ndagitegereje mbese dutegereze igihe cy'Imana abi mu muziki wawe mu minsi iri imbere twitegere iki gishyashya uri kudutegurira iki uhereye uyu munsi dusanze ahangaha ngira ngo ubushize narakubwiraga nti uyu mwaka 2026 no gukora cyane igihe kinini cyari gishize ntabana n'abantu banjye kirenga umwaka urengaho nyuma yo kuva mu Bushinwa ubwo rero uyu munsi urabona nkuko nabikubwiye ko twatangiye ibikorwa ni byinshi ibi dusanzemo turabikomeza ni umwanya tuzajya dufataho kuramya no guhimbaza Imana nise Glory Rising aho tuba tugamije kuzamura icyubahiro cy'Imana hanyuma aho dusanze ni i Remera
abantu nanabwira abantu bose ahangaha ureba abahanzi usibye ko abahanzi bamwe na bamwe wenda tubasha kuvuga nabo barahazi ni muri studio yitwa BNG ashobora gufasha abahanzi kuzamura urwego rwabo rw'imiririmbire rwose kuko nkanjye mba maze igihe kinini ntaririmba ariko wabonye ko nabaho ndatakobwa muri beat bakambwira bati ni ugasanga abandi hafi cyane umuhanzi wese rero ushobora kuza kurepetera hano muri BNG ni mu rugo afatwa nk'umwana nibyo bintu kandi ngira ngo nk'abahanzi bazakurikirana iki kiganiro wenda bageze hano bo bahita babyumva cyane so rero nahangaha ndi kandi ndabizi neza ko uyu mwaka nk'uko nabikubwiye n'ubundi ntego ni yayindi uyu mwanya urakomeje ndetse n'izindi ndirimbo zirakomeje tugana ku musozo mu kiganiro cyacu ndagira ngo mu masegonda cyangwa se mu minota itarenze 2 uduciremo inzira yawe y'agakiza ego urugendo rwawe rw'inzira y'agakiza rero kubera ko ndi umwana wakuriye mu rusengero ntago niyizi ndi mu byaha kumwe umuntu avuga ngo yagiye mu byaha ngo ngende wenda bambabarire cyane abasoma agacupa mbumusinzi mbe nyine ngire byaha ubona birenze navukiye mu rusengero nkurira mu rusengero kugeza n'uyu munsi namenyerejwe inzira y'Imana nkiri muto ubwo ni no mu busaza nk'uko ijambo ryayo ribivuga rero simpamya ko inzira yanjye y'agakiza yabiri kure y'ibyo nkubwiye naho ngaho nyine kandi ndakomeje kuba hafi y'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose nzashobozwamo kuko niwe uduhereza imbaraga. Niki wabwira abadukurikiye? Abantu icyo nabwira abadukurikiye icya mbere no kwikomeza ku mwami bwe gutyo ntago mbahatiriye gukizwa ariko icyazana bagakizwa bakumva umunezero ubamo ariko ndabibifurije simbibahatiye ariko ndabibifurije icyazana nabo bagakizwa bakumva umunezero ubamo. Hanyuma ngarutse ku muziki cyo nababwira no gushyigikira buri muhanzi kuko haba hakoreshejwe imbaraga nyinshi kugira ngo ukunde igihangano wenda ngira ngo nkambitse inyandika ahantu igeze mbashimira ntago miliyoni ziri hafi kuzura 5 barakoze cyane kunshyigikira ndetse hari byinshi cyane nagiye mbona ko abantu bashyigikiye ariko hari imbaraga nyinshi cyane ziba zarabaye kugira ngo iriya ndirimbo bigeze hariya rero hari igihe reka mvuge n'aka kana abantu bakamenye hari igihe umuhanzi aza akaririmba sije wivuga ni muri rusange abantu bakajya bamubwira ngo duhindi kandi ubushobozi yabumariye kuri ya yindi abantu barayikunda ariko nta bundi bushobozi afite bwo gukora indi banashyigikire rero abahanzi kubera ko iyo niba warakunze umuhanzi ukabona ko atari gusohora indi hari impamvu atari gusohora indi wamubaza cyangwa se ukamushyigikira bayoborwe n'umwuka w'Imana nibumvira Imana mu gushyigikira abahanzi. Ibihangano byawe abantu babisanga hehe ya Ben? Platforms zanjye zose ni Aloys Happy kuri YouTube nkoresha na social media zose Instagram TikTok byose na Aloys Happy. Yego. Murakoze cyane. Murakoze Imana ibahe umugisha.